ntuzazima ntugacike n'intege turagucigatiye ntabwo Nyanza uzazima nubwo zankora amaraso zakoze hasi zigatema ngo nta mashitani asigaye mu muriro yose yose ari mu Rwanda ngo yuki mbese nta shitani n'imwe ikiri mu muriro muri hell yose ari mu Rwanda. Wenda ku marangamutima ye abonye ibyari mu Rwanda icyo gihe yabiburiye inyito nyayo avuga ibyo. Nagira ngo here kuri icyo kintu kuvuga ngo nta mashitani asigaye mu Rwanda, bambe nta mashitani akiri mu muriro yose ari mu Rwanda. Iyo mvugo ubwanyu nari nsanga irimo ibintu bitari byo, nubwo harimo ukuri ku ruhande rumwe. Yego kubera amarangamutima arebye ubwicanyi bwakorwaga byagaragazaga ko hari amashitani bayemera yose yavuye aho agomba kuba ari aza mu Rwanda. Ariko hari icyo atasobanuye nk'umumisiyoneri, nuko kimwe mu byatumye ayo mashitani ava mu muriro akaza mu Rwanda nabo bamisiyoneri ubwabo. Ikindi yagombaga kuvuga niba yarasobanuriye abo yabwiraga nuko muri ayo mashitani harimo n'abakizaga ibyaha abandi, kuko misa ntizigeze zihagarara abantu bamwe. Jenoside yakorewe Abatutsi duhora tubibuka, tuzahora tubibuka, tubahoza ku mutima. Nimwe mwaduhaye izina n'isura, oya ntimukazime. Uyu munsi tukaba turi hano dushyingura abacu, kandi twizeye ko ntawe uri kutwirukankana. Imana yarakoze. Kabiri, munyemerere shimire abakozi b'Imana Imana yakoresheje. Imvuga abakozi b'Imana abutazi barabagiye ku ruhande gato. Musenyeri namubonye, twari twicaranye ntazi ko ari musenyeri, bamuvuze mva ndishimye, hari amazina baremereye yabivuze. Inkotanyi zarwanye zitari kuba ari ntarajyamo, nubwo maze gukura numva gifite imbaraga, kandi naranabyaye mfite abana nabo barwanya uyu munsi. Ntabwo badufite rero. Hanyuma ndongera nshimire kugira ngo ntaza gutinda ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu. Iyo tuvuga inkotanyi tukavuga ubuyobozi, ntabwo ndi butanga ubuhamya, si umwanya wabyo, yenda bizagira igihe butange nyuma yo kubohoka neza nk'uko mbyumva. Ariko jenoside iba nari mfite imyaka 14, nibuka ko
iwacu ni hano hepfo. Abantu bazi Busasamana aho twajyanye gukurayo iyi mibiri, hari ikibuga cy'umupira abantu bahazi barahita babumva. Ku kibuga cy'umupira neza niho mvuka. Amatungo ahari afatanye n'ikibuga cy'umupira neza ni iwacu. Hari abantu benshi hano bahakiriye umupira, kera cyari ikibuga cya Seyiteri. Iyo tuvuga Inkotanyi dushima, njyewe nigeze gushaka kuva muri uwo mudugudu wa Gatunguru ngo ndeba ahantu najya mpunge mbura inzira aho ngaho. Ubuhamya nzabutanga nabivuze ntaza gutinda. Impamvu dushima Inkotanyi tugashima imiyoborere myiza, uyu munsi ndahava nkajya i Kigali cyangwa nkajya no mu mahanga iyo bishatse, bitewe n'impamvu kubera Inkotanyi n'imiyoborere myiza. Nongere ngere umushakashatsi wacu wavuze ku bapfobyi, nta muntu wahindura amateka yacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze kubivuga, aravuga ngo nta muntu wahindura amateka yacu. Aha harimo mama, harimo abavandimwe banjye bose. Sinzi ukuntu ushobora kuvuga ko ayo mateka atabaye, ntabwo wabinyumvisha. Kandi ikindi, nubwo ntayavuga njyewe, abagutubanyishe barahari, tuba turi kumwe, tuza gukuramo n'imibiri, twari turi kumwe. Uwishe papa yarafunguwe, turanye n'amatongo, na n'uyu munsi yavuze ko yamushoreye n'abandi bari kumwe, babanza kumuzana muri burigade bamukuye Busasamana. Atubwira ko ageze mu Kaguri yamwambuwe n'igitero kindi mu cy'Interahamwe. Tukamubaza se ko umuntu mukuru yitwa Ndereya Kanamugire ashobora no kuba ari hano. Numvise asigaye ari umuyobozi w'isibo iwacu. Hanyuma akatubwira ngo yamugejeje aho igitero kiramubangura. Tukamubwira Ndereya ko wari umugabo mukuru, papa ko yari inshuti yawe muziranye, tutubwira ko hari n'icyo mupfana. Umuntu ufite imyaka irenga 40 wavuye ku kibuga cy'Ubusasamana, urazamuka igitero kikwamburira umuntu mu Kaguri, kiwamenya nk'umuntu n'umwe. Na n'uyu munsi nuko bimeze. Muri kwa gushima rero, nagira ngo nyakubahwa mushyitsi mukuru, dufite abantu bacu benshi bapfuye tutazi aho baguye, ibyo twarabyakiriye. Ariko kugira ngo bwa bumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa bikomeze, nuko nk'ubuyobozi muzadufasha icyo kintu. igamije kutumara, ya Mana y'imbabazi yadukingiye ikibaba. Ntabwo Nyanza uzazima, ntugacike n'intege, turagucigatiye. Ubwo rero inkuru irakwira ko umwana wo kwangamije Nkusi wari umuyobozi, wari umutegetsi wacu, bamwishe. Ubwo mu masaha 8 Bigumongo ngo yaraje asisereranya hirya hose, ababwira ngo bashinge bariyeri, ngo aho inka z'Abatutsi ziri ngo bazirye. Nta mwanya washize twagiye ko natubona baje iwacu baradutera. Abantu b'umuryango twari dufite abaturanyi duturanye twumvikanye, batera inka zacu zari ziri, numva twari twacitse inkendero nk'abazabukamo. Turarwana pe, turarwana, ariko turwanisha inkoni, twanisha amabuye, inka turazibambura. Tuzitanyiriza mu rugo kwa data wacungamije se wa Nkusi. Turara duhagaze, saa 10 bujya gucya, amafirimbi ntabwo twamenya aho yaturutse. Baratugota pe,
bamaze kutugota uwo musaza Ngamije yatubwiye ati nimusimbuke muzamuke mwiruke mwe mu gishobati ngume kuri izi nka ndebe byibura abazitwara bariho. Mu kanya ntibyatiza gasanga duteraniye hirya aha ngaha hirya ya Olympique hari igitari haruguru iwacu twari twicayeho twese duteranye, atubwira ati babandi najyaga njya gusabira abageni n'abandi najyaga njyanira abagore iwabo kwerekana abana, ati yamita kunyana itabasha kugenda twari dufite inka zabyaraga zikurikirana, ati barayitemewe jugunye muri Kicukiro. Isiko bavutse kuba nta rushako nta rubyaro sukura ingumba abawe ntibazi zurukira ngo baratsembwe gusa ibyo byose ntibikakunze kubivuga. Ahaguye umututsi wose mu Rwanda nzajya mpajyana indabo kugeza nshaje, nzashimira iteka abana b'u Rwanda baturokoye, sinzigera ntatirira ntitwigeze turira abacu, ntitwanategereje gukina ibikombe, ahubwo twahisemo gutanga imbabazi kugeza ubwo n'abatazishaka tuzibaha. ushaka kuyibuka utagarutse ku ruhare rw'abayihagaritse ari bo inkotanyi bari barangajwe imbere na nyakubahwa perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame. Tubashimira iteka kuko iyo bataba bo sinzi uyu munsi ko twari kuba dufite na Gakuba Donald n'abandi benshi bari hano, ntabwo tuba tubafite ngo bahagarare bagire icyo bavuga. Barakoze rero cyane, tuzabashimira iteka. Uko tuzibuka uko tuzaba turiho iteka ryose tuzabashimira. Nzanaciye mu muhanda mushya wa Bugesera Nyanza, tugera ku kiraro cya Rwabusoro. Tugeze ku kiraro cya Rwabusoro, abana banjye twari kumwe, mbabwira uko icyo kiraro inkoramaraso muri jenoside zagiciye. Wenda General Ibingira yabisobanura neza kundusha, n'abandi bafatanyije bambaza ibibazo byinshi, ariko hari bimwe nabashije gusubiza mu magambo make. Barambaza bati se bacyubatse gute mu gihe kingana gute? Ntabwo iyo minsi wenda nababwiye bacyubatse vuba kugira ngo bajye gutabara bake bari bakihishahisha. Bati se babibwiwe n'iki? Bari bazi kubaka ibiraro, yewe inkotanyi zari zifite ubuhanga bwinshi cyane, baritangaga ku buryo nanjye ubwanjye ntazi uko bacyubatse. Atoya tubwira babigenje bati none se bari bafite ibikoresho? Bari yaranje nyine ubwo wenda bashyizeho ahantu ho guca gusa n'amaguru, ubwo barambuka. Ni ukuvuga ngo rero iyo twibuka jenoside, inkotanyi turazibuka kuko zakoze ibikomeye. Mwumve namwe bararwanaga, bakubaka ibiraro, bakaba abaganga, bakamenya gukora za blankari. Ni byinshi cyane, ibyinshi cyane hari ubwo umuntu abivuga. Bariya abantu umushakashatsi yavuze, Tom Ndahiro, bavuze ko ngo ari amashitani yari yaje mu Rwanda, yakoraniye mu Rwanda. Twagize amahirwe tubona abandi ni abamarayika. Abamarayika baje guhangana n'ayo mashitani kandi barayatsinda. Tuzabashimira iteka rero cyane cyane. Kugira ngo uwarokotse jenoside wese ndetse n'utarayirokotse, abanyarwanda tugira amahirwe kuba twaragize inkotanyi. Iyo tutazigira sinzi iki gihugu uko byari kugenda, kuko n'abandi muri icyo gihe bari batangiye no kwicana. Bamwe turabizi bapfa ibyo basahuye, ngira ngo bahagaritse jenoside ariko barinda n'abandi gusubiranamo, ngira ngo nabo ubwabo bari kwicana. Ndashima rero umushakashatsi watwibukije ko nubwo jenoside yahagaritswe, tukaba turi ku rugamba rw'iterambere, ko hari abandi bashaka gusenya iki gihugu cyacu,
kandi bakomeje umurongo wabo w'ingengabitekerezo ya jenoside, ko tutagomba kwirara, tugomba kubarwanya, kandi koko bazahora batsindwa kuko ubushobozi bwariyongereye cyane. Mujya mwumva n'ingamba z'ubwirinzi, ngira ngo abakomoka Burengerazuba ntabwo Nyanza uzazima, Nyanza ntabwo uzazima, bisha abasaza n'abasore, bica abakecuru n'inkumi, n'ababyeyi bakuriwe, naho wa mwana ubasekera ntibatinye kumuniga. Ntabwo Nyanza uzazima, Nyanza ntuzazima, ntugacike n'intege, turagucigatiye, turagucigatiye, ntabwo Nyanza uzazima, Nyanza ntabwo uzazima, mwaribeshyaga abicanyi ngo tuzazimagirana, hashibutse amashami, nimuzamara ubwoko hose Imana yaburemye. Ntabwo Nyanza uzazima, Nyanza ntuzazima, ntugacike n'intege, turagucigatiye, turagucigatiye, ntabwo Nyanza uzazima, Nyanza ntabwo uzazima, ntabwo Nyanza uzazima, Nyanza ntuzazima, ntugacike n'intege, turagucigatiye, turagucigatiye, ntabwo Nyanza uzazima, Nyanza ntabwo uzazima, tuzi ko mudusaba